nkuko uvuze ngo ndi umuhungu wa Sarongo abenshi niko babizi ni nako babyumva ngo ndi umuhungu wa Sarongo bitewe n'ibitendo dukora niyo mpamvu twitaye amazina nk'ayo ngayo. Njye nakunze kubona kuri social media bakwita umumetisi, se wabivuzeho iki? Kubona nyine abantu bakunze kukubwira ko uri mwiza, ni kubibona niko bimeze bite? Nanjye nyine numva babivuga ariko ntago mbibona. Iri ni ijambo ry'Imana kugira ngo mbyereke abantu bajye bavuga ngo maji ibiki byose, iyi ni Bibiliya nk'izindi urayireba, nizera ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dukora ibyo ngibyo rero tubanze kwizera ko bishoboka. Niyo mpamvu rero twebwe twizera ibintu byose ko bishoboka. Niyo mpamvu ubwira ati se urabaza kwikavaringa nakugira umuhungu wari wifitiye umuhungu mukundana, ibyo bintu uraza iyo riske uri bwisangemo uraza kuyifata kuko namara kuguhindura uraza gukuramo kugira ngo n'abantu baje kubasha gusobanukirwa nimba ibyo bintu byahindutse. Nibyo nkubwira mbere yuko buriya Imana idufata nk'abana bayo kandi babana batoya, iyo abite n'ibyo dukeneye cyangwa dushaka dusaba Imana byinshi. Ugasaba imodoka nta perimi ufite, ugasaba inzu nta kibanza ufite. Icyo nshatse kuvuga rero, ibintu nshaka kugira ngo wenda arebe se koko uyu muntu ibintu bambwiye nibyo. Yego ibi bintu bambwiye nibyo, sibyo umbwire tugire ibyo dukora wenda kimwe hano uri kundeba, kugira ngo utazongera uvuga ati iyo muntu bambwiraga kuko barabeshya cyangwa ntibabeshye. Ko ngeze ubwoba Maji cyangwa se Amosi kuko yidekaraye ukubwiye ko mushakana, urabona ko munabanye ukitwara nabi ashoboye kuguhindura mu icyo ashaka, akakugira ipusi akakugira imbwa mu gihe bitari kugenda neza nk'uko abishaka. Ese wabyemera cyangwa ntago wenda wabana n'umuntu ukora ibitangaza, cyangwa se wabyishimira umuntu ushoboye kuba wenda ushoboye kukugira nka Dorone uyu munsi ukajya nk'icyangugu? Erega buriya gukunda umuntu n'umutima wamukunda uko akanya ashobora kukugira ipusi ukarara uzenguruka. Urabona we icyo ashatse kuvuga ni nko kurenzaho, yarenza akaba bize ko ni naho narakaye, ubwo arabyumva. Twongeye kubasuhuza cyane mwese mukomeje gukurikirana Java TV Rwanda umunsi kundi nkubwira ngo kana subscribe utazajya ucikwa n'inkuru tugenda tubagezaho umunsi kundi. Tubafitiye abakozi b'Imana ubuhamya mu ngeri zitandukanye. Umunsi hano turi kumwe n'umumetisi, araza gutangira twibwira. Turi kumwe n'uwo bakunze kwita umuhungu wa Sarongo, nawe aratwibwira nimba ari uwe akora amaji cyane, ashoboye gufata umukobwa akamuhindura umuhungu, umuhungu akamuhindura umukobwa. Araza kubitwereka mu kiganiro. Turakwakiriye. Yego murakoze cyane. Nkuko uvuze ngo ndi umuhungu wa Sarongo abenshi niko babizi ni nako babyumva, ni nako bamfata, ariko ntago ariko bimeze. Ntago ariko bimeze. Biriya bintu ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe kabisa. Ni ibintu bisanzwe. Wakibwira abakunzi bacu amazina yacu usanzwe, ariko amazina yanjye ni Bashimana Mose. Ayo mu kazi basanzwe banyita ni Metre, nkuko bivuze ngo ndi umuhungu wa Sarongo bitewe n'ibitendo dukora niyo mpamvu twitaye amazina nk'ayo ngayo. Yego ngo dukora ibitangaza, ngo turaba amajingo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo bihwaniye. Ntabwo bihwaniye kabisa. Reka twakire n'uno mumetisi rero nawe yibwira abakunzi bacu badukurikiranye, ariko kubavuga ikinyarwanda numva ari n'ibintu bitangaje niwe. Amazina yanjye nitwa Bitije Florence, ahubwo banzi ku izina rya Florence. Njye nakunze kubona kuri social media bakwita umumetisi, se wabivuzeho iki? Kubona nyine abantu bakunze kukubwira ko uri mwiza, ni kubibona niko bimeze bite? Nanjye nyine numva babivuga ariko ntago mbibona. Ntabyo mbona pe. Ariko buriya amaji yabibonye. Urabona mu bigaragara buriya umuntu bagiye kumwita izina barabanza bakamureba. Urabona ko nyita amaji babanje bakareba nkora.
ubu no kumwita metisi babanje kubireba ntago abantu babishye yego. Okay, so ukora ibitangaza byinshi ndagira ngo nyine hari uburyo nabonye uhinduramo umuntu agira ngo umukobwa umuhindurira umuhungu cyangwa se n'ubundi buryo abantu batanagira ngo simaje twakiriye niwe, ariko simaje akora ibitangaza nk'ibya Yesu. Urabona gusa ntabwo ufite ubwoba. Ndabufite pe. Ubonye uburyo Saron wamburira umukobwa kuri kamera, umukobwa nyine uyu nawe urumva ko waramurenze. Urabona muri isi kuntu biba bimeze, abantu badufata bitandukanye, dukora n'ibirenze ibyo wenda uvuga ibyo uvuga, ariko ubona gufata umumetisi nk'uyu nguyu imbere ya social media abantu batureba benshi cyane ukakora ibitangaza nk'ibyo ngibyo baravuga ati wana uyu muntu noneho we sinzi. Twirinda kugira ngo tujye tubikorera wenda ahantu nko mu ruhame rw'abantu, ariko twebwe simaji sinarwa ari imiti n'uburozi, ariko ibishoboka turabikora n'ibidashoboka turabikora. Kandi uko tubayeho akenshi mu mavideo nkunze kubona ugendera ku mugozi ukora ibintu bidasanzwe, ku buryo none umusista kugira ngo mutumiraze mu iki kiganiro yagize ubwo baturi muntu ukora ibintu nk'ibya Sarongo wamburira abantu ukora nyine ibintu bimeze nka biriya. Sinzi nimba twakurana ikiganiro afite ubwoba, ariko gusa aremera yaraza no kutubwira uburyo yabyakiriye. Urabona rero ubundi ntago uko nambaye gutya ariko nkunda kwambara, ubundi nkunze kugaragara ku mashusho cyane nkora ibyo bintu uvuze, ariko muri ino minsi ndimo ndakoresha iyobokamana cyangwa ijambo ry'Imana. Ariko niba mvuma nambaye gutya nagira ngo nereke abantu ko nta kitabera umuntu, mbaye ndi kwigisha byambera, mbaye nambaye gutya byambera, mbaye nkora amaji nta kintu na kimwe kitabera umuntu. Baraza kuduha bibiri ude nka sample. Yego njyewe rwose niba mvuga ati icyo ushaka cyose sample rwose kwitanga byo ni ibintu byoroshye nako kanya ni amasegonda. Yego sister, mu gihe bari kutuzanira Bibiliya kugira ngo atwereke ibyo bintu, wabyakira ute kubona umuntu ushoboye kuba yahindura umukobwa umuhungu, kuko none abipingara guhindura biragoye kubyumvisha rwose. Nge ndumva nyine ari ibintu bitabaho, ndumva ari ibintu bitabaho, wenda nanjye nakemera mbonye. Uramuhindura urabishaka tubikore cyangwa njye ntabwo nasoni nyangira, ntabwo banyangira, umbwire ushaka vuga njyewe umbwira ucyo ushaka. Buriya iyo umuntu isaba ikintu, buriya n'Imana isaba ikintu irakiguha, sibyo? Ariko nanone nk'Imana irareba ko uyu muntu ikintu agiye kunsaba arakibasha. Ese uyu muntu ikintu agiye kunsaba aragikavaringa. Ese uko ushaka ko tukujyana nimero bikugira uri kavaringa mu bwiye bwoko, kuko nuza kumva se ikintu nshaka kubaza, nuza kumbwira ngo urabona ngihangane umuhungu nawe mfite ka boyfriend besto, ubona ibintu byose byose birashoboka. Iri ni ijambo ry'Imana kugira ngo mbyereke abantu bagiye bavuga ngo maji ibiki byose. Iyi ni Bibiliya nk'izindi urayireba, nizera ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dukora ibyo ngibyo rero tubanze kwizera ko bishoboka. Niyo mpamvu rero twebwe twizera ibintu byose ko bishoboka. Niyo mpamvu ubwira ati se urabaza kwikavaringa nakugira umuhungu wari wifitiye umuhungu mukundana, ibyo bintu uraza iyo riske uri bwisangemo uraza kuyifata, kuko namara kuguhindura uraza gukuramo kugira ngo n'abantu baje kubasha gusobanukirwa nimba ibyo bintu byahindutse. Nibyo nkubwira mbere yuko buriya Imana idufata nk'abana bayo, kandi babana batoya, iyo abite n'ibyo tuba dukeneye cyangwa dushaka, dusaba Imana byinshi. Ugasaba imodoka nta perimi ufite, ugasaba inzu nta kibanza ufite. Icyo nshatse kuvuga rero, ibintu ashaka kugira ngo wenda arebe se ko uyu muntu ibintu bambwiye nibyo. Yego ibi bintu bambwiye nibyo, sibyo? Umbwire tugire ibyo dukora wenda kimwe hano uri kundeba, kugira ngo utazongera uvuga ati iyo muntu bambwiraga kuko barabeshya cyangwa ntibabeshye. Kongeza ubwoba. Wowe mbwira turebe kuko ari njye wenda adashoboye kuguhindura umuhungu, akaba nabonye akora byinshi, akaba yagukurishamo imyenda hano ukayikuramo, anyway tukabasha nyine kukumenya batakuzi. Nanone urabona kubera ko tuba twarize ibintu byinshi cyane, kandi twizera ibintu byinshi cyane kurusha abandi. Buriya twebwe abantu nkatwe twizera kurusha abantu bose babaho.
cyane cyane ndizera ngo na Saronga arizera. none se ubwo yakuvura atabaje kwizera kuri bukiri. Ariko gute abantu mukorana sore abantu nyine mukora ibyo bintu abenshi kuki bakunze kuvuga ko mukorana n'imbaraga mbi ugasanga nka kuri usimbuka umuntu wenda agize risk yo kubura ikintu mu gipanga agize ubwoba ko hari uburyo wagikoresheje wiryamekera gusa kuki babitira ko mukorana n'imbaraga mbi kandi hari video nabonye uri gukora shamo Bibiliya. Urakoze cyane ntabwo ndatangira kubwiriza kwanza ntabwo ndaza bura ni sample nabahaye nge ndabwiriza cyane icyo nshatse kukubwira rero buriya ari video nyinshi nanga gukora kuko imana nshobora kubona sota nkagwa mu gipangu cy'umuntu ejo ramutse abuze ikintu avuga ati nta wundi muntu ni wa muturanyi ni wa muntu ubwo rero mukabana neza nyine bwo bisaba kwijijije kugira ngo hatagira umuntu ukugira iki umenya gahunda zawe ibyo se niho biva rero umuntu agiye amariramo ntago yababoyisha wavuga ati noneho uyu muntu simbizi kabisa. So rero abantu benshi bagiye bavuga ko ukorana n'imbaraga mbi ndagira ngo ubikore nyine hano kuri kamera ndagira ngo duhere no mu sister umubwire umuro nkagusomeramo ubusobanure kuko nyine abantu bumve koko nimba ibyo bintu koko wabyigisha twumve nimba izo mbaraga mbi mukoresha bavuga babitirira atari ukubambika urubwa anyway. Urakoze cyane ibi rero ireba ni ijambo ry'Imana kuko nta jambo rya Satani ribaho. Satani nta Bibiliya agira ni ijambo ry'Imana ryanditswemo n'ijya umutwe n'Imana. Iyi ngo rero aho nakubwira hose nubwo ntungura ati soma hana tubiye kuntu handitse byose nakubwira ntago ari maji ushobora wende ngo ni maji burange umurongo atubwiye ahise ushyiramo. Iyi Bibiliya ntago nta n'umumaji watinyika gufata ijambo ngapfe gushyiramo hano ntemera ko ari maji uradohera no mu system mubwira hadusomera. Yego uzi gusoma neza nsomera muri Punda muri Matayo ibice bya 10 ndamenya so nkubiri kubera ko amakurebere mu isezerano rishya mu isezerano rishya mu rusengero mu isezerano rishya ngufombora mu gitabo cy'abana cyo muri nasari muri mu isezerano rishya ntago nasomye Bibiliya mu isezerano rishya Bibiliya irasengewe emwe musoma indirimo Karistia reka mamwereke kugira ngo bigendane neza kandi Mose anyway yasengeye mu madini yose ashoboka. Dere Matayo ngaha ibice 10 soma dere Matayo nguyu urasomye gera ku 10 ibice 10 umurongo wa 32 ibice 10 ngibi anyway ngende umukristo cyane so buriya rero mbere yuko dukora ibyo byose ngibyo ibice 10 ngibi mbere ko dukora ibyo byose ni umurongo agiye gusoma tubutagendana ugomba kubanza tumutegera banza unyumve mbere kugira ngo hasome sibyo nabanza nkakubwira n'ibyanditsemo mbere ko hasoma. Weretse urumva ugiye kuburetse uyu Mungu wa Sarongo nyine ko mwita niko nabonye bakunze kumwita agiye kutubwira ibyanditsemo urumva namara kutubwira ibyanditsemo urabisoma twumve koko nimba ibyo bintu bihura nimvuga nk'amagambo nk'atatu ariko ndiwe ntagize rata ugasangamo tubwire atarasoma okay ukuntu nyine nari mbitekereje urumva niwe yahivugiye urumva ashobora kuba yahavuze ahazi yarahasomye reka twe tumubwira hacu tumubaza hacu nyine wakubwira handi ahubwo wakubwira n'ahandi hoya kandi wowe uhazi nta ndumva urabona Bibiliya umureba sibyo ikintu mushatse kugira ngo abantu benshi bagira ngo bamenye ese uyu muntu koko ijambo ry'Imana akorana naryo uyu majara narisoma tutagendana nicyo cyose kugira ngo nkubwire ariko banza tubwira ko kantu twumve koko nimba ari byo nge ndashaka kumenya akandi kantu kugira ngo tugendereho wowe washatse kumbaza cyane ngo ndi umuhungu wa Sarongo wakomeje uvuga cyane buri abantu benshi rero bubagiye kuzagira ngo kuko ndi umuhungu wa Sarongo ariko ikintu ushatse kugira ngo nkubwire jewe nge ndi umurokori sinzi no kubyumva birakugora ejo kubona ngo nambaye gutya n'abasinzi bavuga ko bakijijwe none ariko none buri wese afite ukuntu we yizera Imana ye umuntu ashobora kugira ngo wenda nifuri winywere wenda nk'icyuma buriya twebwe dushatse kukubwira ni ukuri kandi niko kwa mbere ibyo byahumetswe muri Bibiliya ibyahumetswe n'Imana byo Yesu ubwe niwe yivugiye ngo uwunyemera yego ntabwo nkubeshye uwunyemera wese Bibiliya cyane
ngenda nayisoma kuva mu itangire kugira ngo byayishowe ariko akantu cyo tugira ngo ni sample ngire nagira ngo muhi yego umpamiriza imbere y'abantu mutogena turasoma turaza gusoma ayo magambo mvuze amagambo angahe unyemera wese si ijambo rya mbere ngiye kuvuga amagambo nk'atatu nituzasanga abantu b'inkozi z'ibibi nibo ngo kwijambo ry'Imana baba baroze bararuze Sarongo akubwira Bibiliya mu mutwe akantu uvuze niko muri isi rero twese nitugera imbere y'Imana buri wese afite umunzani ahagararaho iyo nguyu upima sinzi upima ibishyimbo urawuzi umunzani munini amwe akajyana hepfo ahandi akajyana ruguru wa munzani nyine umeze gutya umeze nk'upima inyama muri busheri niko umuntu aba ameze iyo uhagazeho rero ibyiza bikaganza ibibi nawe urabyumva ibibi bijya bimanuka umanukana nabyo ibyiza bizamuka nawe uzamukana nabyo ntabwo rero byambuza ngo nsenga Imana ngo baramvuga nzasenga Imana nitugera ku munzani ahubwo wowe icyo ugomba gukora ni ugusenga neza kugira ngo ninjye ku munzani wawe nawe uri ku wawe tutogerana ni umubwiriza ntabwo nje kubwiriza ujya gufata urumva umunota umwe uri kubwiriza bwira uno musisitani agusomera uri kumva numara kwamubwira wenda utwigishe turebe koko wiyambura iyo shusho yindi reka tubigenze neza nk'uko ubishaka nansomere uwo murongo nkubwire nk'uwe sample ngiye gutanga sample nabanza tubwire ayo magambo mu Matayo 10 umurongo igice ni 10 umurongo wa 32 usomera 32 sister naha wahabonye Nyagatulika niwe nta kibazo bakwazi gusoma gusa oya mwa gake tuyasoma twumve ndagufatira mikoro aranditse ngo umuntu wese uzamamiriza soma neza niyo mpamvu rero nkubwira ufite vibe za pastor ngaho soma twumve abantu banza barabyanditse nabi urumva rero ariko buretse abantu babyanditse nabi umuntu wese uzampamiriza imbere yande oya soma neza iri ni ijambo abantu bose bubaha iri ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana tugira ngo rero nitugera mu hano mu ijambo ry'Imana bibaho cyane kuba no muntu wenda soreho gatoya nyine wenda nimare n'icyaha wakatura Imana itanga imbabazi n'umwe turi kumwe n'amashi kugira ngo ibi ni ikintu kiba kigoye urugero nshaka kuguha ntabwo namurenganya amazina yose banyita ndayakira muri uza amazina Imana ifite kurangana ifite amazina menshi cyane ni rubasha yarashoboye yahozeho izahoraho ni amazina menshi cyane ngo dusomere sibyo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya data ubu ni Yesu wabivuze tutegerana usanze byanditse wari wabivuze data uri mu ijuru ngaho komeza ariko uzanyihakanira imbere y'abantu wese nanjye nzamwihakanira imbere ya data uri mu ijuru rekera aho ngaho ubu ni Yesu wabivuze yuko umuntu wese uzamuhamiriza imbere y'abantu akavuga ati Yesu ni umugabo Yesu arashoboye Yesu ni umwana w'Imana nawe nibagera mu ijuru azavuga ati uyu muntu tutogenana yamameje imbere y'abantu umusistari kwikanga nahumure cyo mutwara nahumure cyo mutwara niyo mpamvu nshatse kukubwira kino kintu rero nugenda uvuga ati nkuko twibereye mu isi yibere mu bye ubwo nugera mu ijuru kuzaba wimereye ariko buri wese azahembwa ibyo yakoze iki izi mirimo n'ibitangaza dukora ariko bavuga ko ari bya shitani mwe mukora ariko satani nkubaza ikintu no sibyo ndizera ko uri umuntu usobanutse ngiye kubaza ikintu kimwe unsubize ntuvuga ngo urabona nabandi koza amagambo abiri unsubize rimwe cyangwa huye hari Imana na satani cyane ninde ufite imbaraga muri abo bagabo bombi ni Imana none se kuki ntakorera Imana ifite imbaraga uko ngo ngurira satani none se bwo ni wite mbona nkoze ibintu mu nsobanurire Imana yahoranye na satani mu ijuru tutogenana cyane kubera imyumvire mibi ya satani rero Imana avuga ati ntabwo uyu muntu utumva tutashobokana ahubwo reka byano bimuhaye nawe abe yirwariza muheraste warning yo mu ijuru kirarana mu manura nuko rero ntago nakorera satani bimura bohora bimura bajyana aho bashaka mabure we manuka none ubwo umunsi bazamuka ba muri kukabanwa nawe umva abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ngo kuba uri uwo mu Bugesera
hari uburyo we na Sarongo wenda mu bipanga gusa icyo kintu gishyiraho umukono dufatira umunota umwe uri muri vibe zo kubwiriza nka pasiteri. nasomere Abaroma 3 10:12 umusista ngo no mu gaturika Abaroma mu isezerano rishya Abaroma wereke kubera Abaroma 3 mu isezerano rishya nta muntu utahinduka mu isezerano rishya denga Abaroma bari hafi aha ngaha rwose. Komeza urumva nge ndasenga komeza Abaroma urumva tugeze mu Baroma no akanushatse kuko Abaroma 3 akanushatse kuko kuri iri jambo ugiye gusoma umva se kuri iri jambo ugiye gusoma ubanza ubyumve neza. Abantu benshi ntabwo mvuze ngo bameze nkawe ariko bafite imyumvire yende kumera nk'iyawe. Ntabwo ngubwiye nabi ntabwo wenda umbabarire wihangane niko nagiye mbyumva. Aha ubu rero abantu babura Imana kugira ngo bayoboke inzira. Abantu benshi barayobye, abantu benshi bayobye inzira kubera guhora babwirwa amagambo yandi. Nyine urumva abantu bari kugenda bayoba kuko nagiye mbona uvuga ko hari n'abapasiteri nyine batigisha nk'uko bikwiye bakayobya abantu. Nk'ubu umuntu uzabona wenda nakoze icyo kiganiro wenda nambaye gutya ngo umusitani ngo nambaye nk'abakoboyi. Turi mu isi niyo mpamvu nagira ngo umuntu agushwe n'ibyo nukomeze jewe. Yesu niyo wabwiye ngo sinzabagusha sibyo twako turi mu isi, ahubwo umuntu agomba kureba tutegerana akavuga ati umuntu ibintu ari kuvuga n'ukuri cyangwa ni amanyanga. Nasomere 3 aranditse ngo 10 hera ku 10 ibice 3 umurongo wa 10. Sister ndagufasha ariko disi umurongo wa 10 twashiriza da namwe ku 10 nyendirukanka twe turasenga by the way twagiye soma 8 9 so 10 mvuko n'abantu babayobye twagiye nk'uko byanditswe ngo yego nawe ukiranuka n'umwe turagendana nawe umenya nawe ushaka Imana bose barayobye. werekeyeho reka twumve muri vibe uburyo tubwiriza ibyo jambo. Iryo jambo raryumvishije ariko nabyumvishe nk'uko byanditswe ngo nawe ukiranuka n'umwe nawe ushaka Imana bose barayobye. None nanjye wumvishije iryo jambo nkavuga ati reka njyewe nimenyera Imana ngikundira Imana. Umva rero njyewe utandukanye ikintu tofauti. Njyewe mba mvuze ngo hari Imana nkamenya ko hari Imana bose barayanze mvuze ko bose banze Imana. Ngiye nkavuga ati reka ngure Bibiliya yanjye nyizwe ariko bidakuyeho ko nshaka kwambara nk'uko biza bikuraho. None ubumva rero yaba nanjye tutegenana yaba nanjye nubwo meze gutya ariko ndasenga ibaze none nk'udasenga ikibazo. Imana rero ntabwo ishaka kugira ngo wemba wambaye kuriya wenda ngo ntabwo igushaka. Imana irashaka ntagushaka ibyo wambaye cyangwa ibikuri ni wowe ishaka. Ikunda abanyabyaha rikoje tukubwira rero ngiye mbajya ngo ntagusha abantu nibyo nguvuga by'ibitangaza ntago sinzabura kubikora. Ntago ngubeshye nakora ibitangaza nkanasenga Imana nkabibwiriza nkanahanura byose bishoboka. Kuko impamvu ngwira guhanura mbere yuko nagiye ubwoba ntacyo twaye yamaze kunyizera nabibonye yamaze kunyizera kuko iyo biba byanarangiye ubu rwose biba byanarangiye hari inzira binyujijemo. Noneho rero akantu ushatse kugira ngo mbabwire ko mutandukanye ibintu biba muri iyi si. Ntabwo kuba nitwa amaji bizatuma ntakora, ntabwo kuba nitwa amaji bizatuma ntasenga Imana. Uzasanga buriya sinzabagusha n'ibyo murambwira abantu muri bisi ngiye padre ava mu murebye nkora ntimurebe ariko bitavuze none ngo bagiye gukora amaji ngo namara kwigisha ijambo ry'Imana ngo nabakurikire amaji aho akanyita bagusha batubagwa rwose bati ngo umuntu ni dayimoni akorera. Mr uraza gukomeza ndagiye nibarize no musista nyine tu mu metisi ubu maji cyangwa se amosi kuko yidekaraye ukubwiye ko ngo mushakana urabona ko munabanye ukitwara nabi ashoye kuguhindura mu icyo ashakaga kugira ipusi akakugira imbwa mu gihe bitari kugenda neza nkuko abishaka. Ese wabyemera cyangwa ntago wenda wabana n'umuntu ukora ibitangaza cyangwa se wabyishimira umuntu ushoye kuba wenda ushoye kukugira nka dorone uyu munsi ukajya nk'icyangugu? Erega buriya gukunda umuntu n'umutima wamukunda
kuko aka kanya ashobora kukugira ipusi ukararuzenguruka. urabona we icyo ashatse kuvuga ni nko kurenzaho yarenzaho akaba bize ko ni naho narakaye ubwo arabyumva. kugira imbwa nanone iyo ubanye n'umuntu umuzi soke biba ari byiza. agusabye urukundo warumuha tujya tureka kwirarira ko yakugira imbwa, yakugira umukobwa, yakugira indege. nawe yazakwigisha yabigukora nawe ukabimukora. abantu bagiye baroga iki murakwigishije nawe urafata wamwemera. njye bitewe n'ukuntu namukunda namwemera. oya nyine tuhavuze aka kanya wijya mu nzage aka kanya sa nk'umusaba urukundo ariko ashobora guhita ari inzira binyuzamo. nagaranyizera aka kanya arabigusabye atitaye kuri boyfriend wawe wabyemera? ubu ntabwo byakunda. yabikora bigakunda. urabona muri iyi si reka nteye imiti mbese akantu nshatse kukubaza umfashe rwose ukansobanurire nawe kambabaze rwose ndashaka kubaza uyu nguyu cyane cyane. imiti nawe urayemera? imiti wemera ko wenda ibintu nkora cyangwa wenda bakubwiye imiti nkoresha imiti cyangwa wenda imiti urayemera nawe? hoya gusa nanjye njya nizera rimwe na rimwe. ubundi ndi umuntu wari uri mu bantu bati ni oya nizera Imana. kuki bakubwira ko se nyiri byose nabikora ukatugira ubwoba ukahita bimeze bite? kuki udatinya Imana ugatinya umuntu ngo umaje ngo yangira umukobwa ngo yangira umuhungu ngo yangira iki? ibyo byo biragoye, ibyo kubyiyumvisha biragoye. ni ikintu nyine kigoye utapfa kwiyumvisha. oya ntabwo mubwiye ubu ngubu binkorereye. ahubwo ko uracyafitemo ubwoba ibyo dukomeza kuvuga. dore rero mbasobanurire kuri iki kintu mujye mubasha gutandukanya ibintu. umuntu ni umuntu, Imana ni Imana. umuntu ashaka gukora ikintu agakora ikintu ariko nta kuvuga ngo umuntu ngo yakoresheje imiti. ubu ngubu nzabyuka amanywa nijoro ndi kwiteza ikintu runaka ndimo ndatoza nta muntu ndeba ninyikora ukavuga ko ari imiti njye maze amajoro ndimo nditoza ubu uzavuga ko bimeze bite? ubwo si kwa kundi. ntabwo rero iyo ngiye kwitoza ikintu ntabwo uvuga ngo muze murebe ngiye kwitoza uya ahubwo nzabereka ngo muze murebe naritoje. niyo muze avuga ngo ni imiti ariko nta miti. icyo kintu bitanga imiti mukivane mu mutwe ngo gucuruza ngo umuntu ngo avuye gucisha ntabwo ngiye ibyo bintu byizera. korera mu Mana cyamanye njye ndi umurokore kuyigura gusa Bibiliya umwe wayibonye. iyi ni ijambo ryanjye ngenda nasi ngenda isiga. ariko dufashe no musista wenda nimba hari n'imiti ukoresha cyane iki uyu musista nawe sister nk'inzoga uheruka kunywa ni nk'iyi. njye ntabwo nkunda inzoga. iyo uheruka ntabwo mvuze ko zikunda. oya ni kera. nawe navuze izina ntitaye kugira so naba nkikiyibuka we. icyuma oya njye ntabwo nkwa ibyuma. agasoma anyway. ariko se nababeshye babivuze mu kiganiro. ubwo reka ngusetsirira kandi kantu utari unazi. uruzi ko ntajyangwa n'inzoga buriya? uruzi ko ntajyangwa n'inzoga? ariko mu kiganiro nigeze kugukurikirana ngo wasengeye mu madini menshi. washingiye ku cyo usengera mu madini menshi tunasoza ikiganiro? urabona umuntu wagira ngo amenye ngo bariya ese ko ari abadivantiste abandi ni abarokore abandi ni abaki Imana yabo nene kureba Imana yabo kugira ngo ndebe kitandukanye n'Imana n'amagana kubapima. ndebe Imana yabo bo basenga. umva Imana basenga itandukanye n'Imana abandi bizera. ariko maze kujya mu madini mu baporoso mu baki bose nsanga Imana basenga ni imwe. urambwira iryo washingiyeho ubu ngubu urimo? iryo mba ndimo ubu na dini ndimo giwe kugira ngo ubyumve neza. ubu urimo ibyawe ubu na dini kugira ngo ngene nkwereke abantu sinzi kuntu twazafata iki indi mwe tukaganira rero Mr. nkagusobanurira ngende njya gusobanurira twazasubukura ikiganiro nzaguha ukuri rwose. abantu reka tubabwire bakane subscribe ni wa Mumetisi. gira ikintu ubwira abakunzi bacu badukurikiranye abafana bacu ndetse n'abantu bagukunda turi ku musozo. kunda cyane abantu bankunda mukomeze mu nkunde. Best ni nka Nyambo aba best turi kumwe. uri sociable cyane. kwifuza wese umuntu unyifuza wese ndi sociable. wow
ya murakoze cyane ngira icyo ubwira abakunzi bacu Murakoze cyane. ati umuntu nyifuza ni sociable urumva ya ubwo sinzi wagwane ya murakoze cyane ndabashimiye cyane twabanye ariko hari ikintu nzabasobanurira ubwo nzagaruka ku kiganiro ngize n'ibyo mbazanira kugira ngo mbakorere mbahishurire ibihishwe mbabwire ibintu byinshi cyane nanjye ndabakunda kandi nzajya nkomeza kubazanira ibintu bishyashya bigiye bitandukanye kugira ngo mbavane mu rujijo ni Maître afite social media ze mukomeze gukurikirana ni Mose TV Rwanda kuri TikTok ndetse no ku YouTube n'izindi mbuga mu following twari turi kumwe n'umumetisi w'umuhungu wa Sarongo turabakunda cyane mukane subscribe mu sharing ni Java nkuko mumenyere ku bitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda ukeneye ifoto nziza video nziza nshimira n'abakunzi bacu babakorera kuri WhatsApp muri Amerika ndetse no mu bihugu bitandukanye tuzajya tugenda tubazanira abantu umunsi kundi muzagaruke turabashimira murakoze cyane ariko se yewe ariko ntacyo ayima udahinduye uno mukobwa tuzasubira tuzabikora yeah man